Turabashuhuje bene data na bashiki bacu, tubifurije igitondo cyiza cy'umugisha kuri uyu munsi wa gatanu, aho tugiye gukomeza gukurikirana bino byigisho by'ishuri ryo ku isabato, ibyigisho byiza cyane, ibyigisho biboneka mu gitabo cy'amigisho cyitwa ibyigisho biri mu rwandiko rwa Yakobo. Ni ibyigisho by'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi bavugurura, biba biri mu Kinyarwanda mu ndimi zose nawe ushobora kumva kandi biri hafi ku isi yose. Muri iki gitondo rero cy'uno munsi ku wa gatanu, ubwo ni ukuvuga ku wa gatanu w'isabato wa Bibiliya ku itariki ya 12 Ukuboza, dufite icyigisho kiri kuvuga ngo kurenza amaso ubwinshi bw'ibyo utunze. Iyi ngingo turayifashwamo na mwene data uko igize, ariko reka mbere y'uko tumuha umwanya reka tubanze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye uburyo uduhaye amahirwe yo kuramuka muri iki gitondo amahoro, ndetse tunagushimiye uburyo wongeye kwibutsa imitima yacu kwiga ijambo ryawe. Tunaregushimiye ko ritwandikiye kugira ngo ritubere umucyo utuyobora muri uru rugendo. Rero dusabiye umugisha abantu bose bazatega amatwi iri jambo ryawe kuri YouTube kugira ngo rizabagirire umumaro, maze ari two baryigisha n'abaryiga twese uduhe amahirwe yo kwezwa naryo, kugira ngo kuri urya munsi abazaryumva bose tuzagira amahirwe yo guhurizwa mu bwami bwawe. Ibyo ubona byatuma tubaho nk'uko ushaka twese abari kumva ijambo ryawe, kandi kuba nk'uko ushaka bikazaduhesha amahirwe yo gusanganira kuri urya munsi tudakozwe n'isoni. Turakunyuze ngo ubiduhere ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Iyi ngingo rero reka dusabe mwene data uko igize ayidufashemo, ayidusesengurire neza. Uko igize Jean Pierre, ni karibu kuri ino ngingo yo ku wa gatanu. Murakoze cyane Gerard, reka dusuhuze abo duhuriye ku ikoranabuhanga, namwe tubifurije umunsi mwiza, Imana ibahe umugisha. Jean Pierre uko igize niwe mugiye kubana kuri iyi ngingo nk'uko mugenzi wanjye Gerard amaze kubabwira. Iyi ngingo rero ni ingingo ya nyuma isoza iki cyigisho, icyigisho cya 11 kitubwira ngo kwemera kwicisha bugufi. Iyi ngingo rero iravuga ngo kurenza amaso ubwinshi bw'ibyo utunze. Reka tujye mbere muri yo, ndabararikira gukurikirana gahunda zose ndetse n'icyigisho ko kigiye kugenda. Reka dusabe Gerard aturebere muri Yakobo 5:2. Ikibazo cyo kuri A kiratubaza ngo sobanura ingaruka ziterwa no kubona indamu mu buryo bubi. Ubwo hari ukubona indamu mu buryo bubi, kuzibona mu buryo bwiza ntacyo bitwaye, ariko kuzibona mu buryo bubi bigira ingaruka. Ubusobanuro bwabyo ni ubuhe? Yakobo 2:5 ahaheruka. Yakobo igice cya 5 umurongo wa 2 ahaheruka haravuga ngo n'imyenda yanyu iriwe n'inyenzi. Akoze cyane. Mu gitabo cy'ibihamya by'itorero herekanye neza uburyo bukomeye bwo kubona indamu mu buryo bubi n'ingaruka zabyo, tunakurikije n'iri jambo dusomye muri Yakobo ko imyenda yanyu ngo iriwe n'inyenzi. Reka dusome twumve. Kubona ubutunzi binyuze mu nzira z'ubuhendanyi, kunyunyuza abantu mu bucuruzi, kurenganya abapfakazi n'imfubyi, cyangwa kurundanya ubutunzi kandi birengagiza ubukene bw'abifuza ubufasha, bizatuma umuntu abona igihembo cy'ukuri nk'uko intumwa yahumekewe ibisobanura. Aha ngaha ubutunzi bwacu tubona, igihe tububona mu buryo bwo kunyunyuza abandi mu bucuruzi, tukabubona tuburunda, tububuza, tubangamira, tubogamira abari babukeneye, hano tubonye ko tuzagerwaho n'ingaruka zitari nziza, kubera ko ibyo twakoze bizaduciraho iteka. Reka tujye kuri B twumve icyo watubwira. Ni ubuhe? Turebere mu rwanda rwa Timoteyo ibice 6 umurongo wa 17 kugeza 19. Akihareba reka twumve ikibazo. Ikibazo cyo kuri B kirabaza ngo ni ubuhe butumwa bwihariye butangwa n'Imana ku byerekeranye n'ubutunzi? Hari ubutumwa bwihariye butangwa n'Imana ku byerekeranye ubutunzi. Ubwo butumwa ni ubuhe? Urwanda rwa Timoteyo 6 umurongo wa 17 kugeza 19.
Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6 umurongo wa 17 kugeza 19 hari kutubwira ngo wihanangiririze abatunzi bo mu by'iki gihe kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa, ahubwo biringira Imana iduha byose itimana ngo tubinezerererwe. 18 kandi bakora ibyiza, baba abatunzi ku mirimo myiza, babe abanyabuntu bakunda gutanga. 19 bibikire ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza, kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri. Arakoze cyane Gerard, atusomeye amagambo meza akomeye. Ntabwo abantu dukwiriye kwiringira ubutunzi bwacu, ahubwo dukwiriye kwiringira Uwiteka. Reka tukomeze twumve muri cya gitabo cyitwa Ibihamya by'Itorero, ndi ku paje 682 ndetse na 683. Ubwo ni Ibihamya by'Itorero, umuzingo wa 2. Reka twumve icyo utubwira. Uworoheje hanyuma y'abandi bose kandi w'umukene mu bigishwa ba Kristo, w'umutunzi mu mirimo myiza, arahirwa kandi n'uw'igiciro mu maso y'Imana kuruta abantu birata ko bafite ubutunzi bwinshi. Aho kugira ngo ube umutunzi mu by'iyi si uheranije uruta abandi, waba uworoheje mu bigishwa ba Kristo, w'umukene ku bigaragara ariko ukaba uri umwigishwa wa Kristo. Kadukomeze. Barushaho kuba ab'icyubahiro mu bikari byo mu ijuru kurusha abami bubashywe kuruta abandi b'imfura zitari abatunzi mu maso y'Imana. Urumva kuba umwigishwa wa Kristo uba uri umunyacyubahiro kuruta abatunzi bo mu isi baheranije kuruta abandi. Reka dukomeze. Abirundanirizaho ubutunzi cyangwa bagashora byinshi mu masambu mu gihe bagomwa imiryango yabo ibyo ikeneye ngo igubwe neza mu buzima, baba bakora nk'abasazi. Urumva hano harimo ikintu gikomeye, ko niyo turundanije ubutunzi ariko tukagomwa imiryango yacu ibibakwiriye kubwo gushaka kugira ubutunzi, ngo tuba dukora nk'abasazi. Hano biragoye kandi biranakomeye bene data. Ni ikibazo ko hari igihe usanga natwe ubwacu twigwa mu buzima bwacu tugakora ubutaruhuka kugira ngo tubone ubutunzi, ariko hano ijambo ry'Imana riratubwiye ngo tuba dukora nk'abasazi. Ntibikwiriye rero. Ntibemerera imiryango yabo kunezerwa n'ibintu Imana yabahaye ku bwinshi. Nubwo bafite ubutunzi bwinshi, imiryango yabo inshuro nyinshi iba ihatiwe gukora cyane birenze uko imbaraga zabo zingana, kugira ngo barusheho gukomeza kuzigama ubutunzi bwo kwirundanyaho. Ubwonko, amagufwa ndetse n'imihore birakoreshwa cyane bikabije kugira ngo bakomeze kurundanya, maze idini ndetse n'inshingano bya gikristo bikirengagizwa. Aha ni ikibazo gikomeye, gukora kugeza ubwo rwose ubuzima bugera kure, tukirengagiza gusenga, tukirengagiza ibikwiriye, tukirengagiza kurya neza no kuruhuka. Burya hano ni amakosa, ni icyaha, kuko ngo tuba dukora nk'abasazi. Reka dukomeze. Nimukore niyo iba ari intego kuva mu gitondo kugeza nijoro. Hano aya magambo arararikira cyane abantu bakoresha abandi, ubwo ndavuga abagabo cyangwa se abagore bafite inshingano zo gukoresha abana cyangwa se ab'umuryango. Hano ntabwo dukwiriye gutuma ab'umuryango wacu bakora kugeza ubwo baba agacuho, kugira ngo turundanye ubutunzi bwinshi. Icyiza twakora ariko tukanaruhuka kandi tukabona ibikenewe kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Reka dukomeze dushyira umusozo. Benshi ntibagaragaza icyifuzo cyo kwiga bakamenya ubushake bw'Imana no gusobanukirwa ibyo ibashakaho. Bamwe mu bagerageza kwigisha abandi ukuri, nabo ubwabo ntibumva ijambo ry'Imana, ntibagira igihe cyo kuryumva ngo baritege amatwi barisome. Uko mu murimo w'Imana harushaho kuboneka abigisha nk'aba, niko uwo murimo uzarushaho kubonekamo igihombo. Bene data, aya magambo dusorejeho
arerekana neza ko natwe ubwacu abigisha nitutagira akanya ko kwiherera ngo twumve neza ijambo ry'Imana, kwigisha ntituzabireka tuzigisha, ariko umurimo w'Imana uzarushaho kugira akaga kuko natwe twigisha ibyo tutiyigishije, ibyo tutafatiye akanya ngo tubiturize. Kurenza amaso ubwinshi bw'ibyo utunze rero, dukwiriye kurenza amaso ubwinshi bw'ibyo dutunze, tukahanga amaso yacu ubutunzi buruta ubundi bwose, ari bwo Kristo mu bugingo bwacu, kandi tukiga ijambo ry'Imana, tukareka ijambo ry'Imana rikayobora imibereho yacu. Gerard rero iki cyigisho tumaze kwiga sinzi niba hari icyo wacyunganiraho wumva utekereza muri cyo, reka tuguhe umwanya kugira ngo ugire icyo ukivugaho mu ncamake. Murakoze, karibu. Murakoze cyane, uko igize arakoze cyane, Imana imuhe umugisha. Muri kino cyigisho cya 11 kiri kutubwira ngo kwemera kwicisha bugufi. Kwemera kwicisha bugufi akitwigishije neza cyane, ariko tugishoje turi kubona urubanza ruri gushyirwa ku bantu cyane cyane b'abagabo bakunda ubutunzi, bakaburundanya bakibagirwa guha imiryango yabo ibyo ikeneye. Ni muri ino ngingo tubwiraga ngo kurenza amaso ubwinshi bw'ibyo utunze. Kurenza amaso ubwinshi bw'ibyo utunze rero ntabwo ari ukurenza amaso ngo wari wenda utabitekerezaho, ahubwo ni ukubirenza amaso ukamenya n'ubwo bifite, ariko ko hari ibindi ukeneye, ko hari ibindi dukeneye. Ibyo bindi dukeneye rero nta bindi ahubwo ni iby'Imana. Noneho bya bintu ntibiduhume amaso ngo turinde twabura n'umwanya wo gusenga, turinde twabura n'umwanya wo kwiga iby'Imana kubera kubiha umwanya cyane mu mitekerereze yacu. Ariko ikintu mbonye impano gikomeye kandi dusabwa kwirinda ni ukwima imiryango yacu ibyo ikeneye ngo ni ukurundanya ubutunzi. Uko ugize rero urakoze cyane, Imana iguhe umugisha, kandi n'abadukurikiranye tuyifurije umugisha w'Imana. Arakoze cyane mwene data Gerard, yatwunganiye neza. Namwe abakurikiranye kuri YouTube, turabasabira kugira ngo murusheho kugira imyumvire myiza, kandi dukomeje kubasabira ku Mana kugira ngo umwuka wera ajye arushaho kubasanga, abasobanurira ibi byigisho mu buryo bwimbitse, maze bitume bifasha ubugingo bwanyu. Nibyo tubasabira mu izina rya Yesu, amen.